buriya kuki iyo yafashe icyemezo wamugani cyo guhagarika umukoro yari yihaye ntawe uyibwirije kandi n'ubundi bya bikorwa yabonaga ko ari ingirakamaro, ariko abantu babimenye neza. European Union nayo ngo inyamaswa ihagaze ku gakano. Wari nacyo Mozambique yavugaga iti twagira igisirikare, twagira bije nini, ariko ntago dufite abahanga mu guhangana n'aba bantu b'abaterabwoba. Nyamara igisirikare cy'u Rwanda RDF kikaba kizwi ko kuri iyo ngingo bari mu bambere. Ubu ntago ari ubutumwa ujya gukora kugira ngo wunguke, ahubwo wanemeye no gutakaza, yewe bikagera no gutakaza ku buzima bwawe. Niba nibuka neza, ngira ngo hari abasirikare ba RDF bagera nko kuri 7 bamaze gutakariza ubuzima muri ubu butumwa. Ntago ari ikintu cyoroshye ku buryo ushobora kujya hariya. Hari umutima mwiza wajyanye wo kongera kugarurira abaturage ubuzima. Urabizi neza umuntu uhungabanya umutekano w'abaturage ku kigero cyo kubambura ubuzima mu Rwanda, icyo ntabwo tuyakihanga. Ikaze ku ivuga ry'ukuri, ahavugirwa amakuru akanahasesengurirwa. Ni Joseph Iradukunda na Semugeshi. Tugiye kurebera hamwe ikidasanzwe ingabo za RDF zakoze muri Mozambique, bituma ubu ngubu nyuma y'uko u Rwanda rutangaje ko ruzakura ingabo zarwo muri ubu butumwa bwo kurwanya ibyihebe, ubu noneho amahanga yahagurutse. Bafite ubwoba bw'uko RDF niva muri Mozambique hazagaruka ibibazo byahahoze. RDF ngo izwiho kurwanya ibyihebe, bya bindi bifite umuco mubi wo guca abantu imitwe ndetse no kubica bya hato na hato, ariko kandi no kwigarurira bimwe mu bice birivugwamo ubucuruzi bukomeye. RDF yakoze iki muri Mozambique kuva ku butegetsi bwa Philip Nyusi kugeza ku butegetsi bwa Daniel Chapo wamusimbuye muri Mozambique? Bose bakomeje gukomera amashyi RDF, bavuga ko igisirikare cyabo aka kanya kidafite imbaraga zo kurwanya ibyihebe byitirira idini ya Kisilamu hariya muri Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique. Tugiye kurebera hamwe ibikorwa RDF yabashije gukora hariya, kubera iki ariyo ikomeje guhabwa amashyi. Ndaza no kukubwira impamvu European Union yafashe icyemezo cyo guhagarika inkunga yayo ku gisirikare cya RDF ngo bakomeze barwanye ibyihebe ndetse n'ahandi hose muri Afurika. Bishingiye kuki? N'ahandi ni ku ibuga ry'ukuri. Turi kumwe na Semugeshi nk'ibisanzwe, tugiye kugaruka ku kamaro gakomeye RDF ifitiye umugabane wa Afurika. Ntago nyiri kubishyira kuri Mozambique gusa kuko ibimaze kuvugwa byo ni byinshi. Semugeshi, byatangiye bisa n'ibyoroshye cyangwa se ari ukuganira kw'abagabo babiri bakomeye, no kwanya kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Mozambique Philip Nyusi, bemeranwa ko byibuze RDF ishobora kwinjira muri Cabo Delgado ikabafasha kurwanya ibi byihebe byigaruriye Cabo Delgado ndetse n'utundi duce turimo twa Mocimboa da Praia, aho abaturage bari barameneshejwe bikomeye cyane, bandi bakicwa, ariko ibikorwa bya Total Energy byabiraga kuri iriya nyanja mu buryo bwo gutunganya gaze ibarizwa hariya ku kigero kinini. Total Energy y'Abafaransa nabyo byarahagaze, ariko ubu ngubu nyuma y'imyaka 4 ubu ngubu Mocimboa da Praia Cabo Delgado iragendwa. Mu by'ukuri wari witeze ko RDF ishobora gukora performance nk'iyi ngiyi kugera ubwo none itangaje ko igiye kuvamo amahanga agacika ururondogoro? Urakoze cyane kunyakira Joseph. Dushimire n'abakomeje kudukurikira ku ibuga ry'ukuri, aho dusesengurira amakuru mu buryo bwuzuye kandi bwuje ukuri. Icyo mbajije cyuko expectations zanjye kuri performance ya RDF, I have no doubt ku ngabo z'u Rwanda. Nari mbizi ko cyangwa se n'undi wari we wese yabonaga ko ingabo z'u Rwanda RDF zigomba gukora mission, cyane ko reputation ubwo tuvuga duhereye ku byakozwe mu myaka yatambutse, hari archive reputation irabashyikira cyangwa se yabahaga amanota menshi. Nako byagenze rero, ibyari mu ntekerezo zacu twese nibyo byabaye mwizo ntara enye ziri muri kiriya gice cy'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Mozambique hafi y'inyanja y'Abahinde. Kakaba agace gakungaye cyane kuri gaz ndetse na petrol. Ubwo rero 2017 muri kariya gace hadukaga imitwe y'abajihadiste ivuga ko igendera ku mamaka cyane ya Kisilamu, byagoye Mozambique, ariko iriya mitwe ikaba yarahadutse n'ubundi nyuma y'uko
mu myaka yari yabanje za 2012 ubushakashatsi bwari bwagaragaje ko kari ari agace gakungahaye cyane ku bukungu, bituma Total Energy ndetse n'ibigo by'imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi banki ya Export bashoramo imari, bivuga ko ishoramari riri muri kiriya gice rihagaze miliyari 20 z'amadolari. Kwaduka rero kw'iyo mitwe y'abajihadiste birumvikana ko nabo badutse hariya bashaka kugira icyo bisarurira, kuzabona ko ibice byose biri strategique ku rwego rwa resources, ibyo bice ahanini ni amahoro uzabisangamo. Hera hano mu baturanyi, jya mu Middle East, jya muri Caraïbe, jya muri Sahel, ahantu hose bizwiho hari umutungo kamere, ni amahoro ashobora kuhaboneka. Gusinya amasezerano y'ubutabarana hagati ya Philippe Nyusi wahoze ari perezida wa Mozambique na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, byose byemera RDF kujya gutanga umusanzu hariya, ariko kubera ko ishoramari hari ari ishoramari mpuzamahanga, birumvikana ko hagomba kuzamo abandi acteurs kugira ngo bafatikanye. Tutarajya ku zindi ngingo rero, icyo warumbaje cya ruko RDF nizeye ko igomba performance yayo izaba nziza, yego 100% kandi barabigaragaje. Kwibuga ry'ukuri mu by'ukuri kwicara dusesengura icyabaye, abantu bashobora kuvuga bati ku cyaba abagabo biterese bavuga RDF, ariko murabyibuka mu minsi mikeya ishize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko RDF izasoza ubutumwa bwayo muri Mozambique muri uku kwezi kwa gatanu, bijyanye n'inkunga European Union yari yatanze ya miliyoni 20 z'amayero yo gufasha iki gikorwa cya RDF mu gukomeza guhangana n'ibi byihebe byitirira idini ya Islam hariya muri Mozambique. Ariko abantu batangira kuvuga ngo biraza kugenda bite, abantu bagatekereza ko yenda ari u Rwanda rwifatiye icyemezo. Hoya, bati mu by'ukuri kujya gutanga inkunga, turabigarukaho mu kanya gatoya, kujya gutanga support muri Mozambique suko hari iyindi nyungu idasanzwe, ahubwo navuga ko ni umutima wa kimuntu RDF ifite, ariko igomba no kugaragariza abanyafurika bose kugira ngo ibereke ko hari ufite ubushobozi bwo kurwanirira umunyafurika, ufite ubushobozi bwo gukura mu kaga umunyafurika wese yabikora, atabikoze ku nyungu iyo ariyo yose, ahubwo kubw'ubumuntu afite. Ibi ngibi ndabigarukaho se mugeshi, ndibuka muri 2017 ubwo ingingo yatangira kuganirwaho kugera muri 2021 na kabiri gutyo, ndibuka ko ibihugu bihuriye muri SADC, wa muryango w'ubukungu wa Afurika y'amajyepfo, urabizi ko na Mozambique ibarizwamo. Icyo gihe byateje ikibazo kinini cyane, baravuga bati kubera iki RDF, kuki tutatanga ingabo muri SADC ubwacu zikaza kurwanya ibyo byihebe, aho kugira ngo mufate RDF nk'ushobora gukora icyatunaniye, kuko byari bimaze igihe bihari. Ndibuka Afrika y'Epfo yo yahise iba ya mbere mu gutanga ingabo rwose muri SADC kugira ngo zize zihangane n'ibi byihebe, ariko Mozambique kuko ifite imiterere itandukanye n'ibi bihugu bindi binyamuryango byayo bya SADC, yo yararebye ibona ko ari ngombwa ko RDF ariyo ikenewe muri aka gace bitewe na performance. Sinzi nimba twahita twinjira ku kwibaza impamvu u Rwanda ari rwo rwari rukenewe muri Mozambique. Impamvu u Rwanda rwari rukenewe muri Mozambique nsa nkaho nabikomojeho, singabo ubundi akenshi zikunze gutangwa n'izi regional bloc, habiya sizi za ECOWAS, COMESA and something, aya mahura bahurijamwe ibihugu either bituye mu gace kamwe cyangwa se bikurikiye inyungu runaka, usanga atari ingabo mu by'ukuri zo gukoresha mu gihe ufite ikibazo kikuremereye. Ndabisubiramo, ntabwo ari abantu bo gukoresha mu gihe ufite ikibazo kikuremereye. Kubera iki? Uraza gusanga hari buze kuzamo ikibazo first of all cya coordination. Ugiye gufata ibihugu SADC izwi n'ibihugu 15, ugiye gufata reka tubare ko 7 muri ibyo bibe byatanze ingabo, nufata ibihugu 7 urasanga hari ikibazo. First of all, abo bantu ntabwo bamenyeranye. Ingabo za Afrika y'Epfo zihabwa training mu buryo bwihariye, ingabo za Malawi niba zihari, ingabo za Namibia, ingabo za Angola, ingabo za Zambia, usanga buri gice cy'ingabo gifite imyitozo yacyo yihariye n'uburyo bumvamo ibintu. Ugasanga rero bageze muri operation hari kutavuga rumwe, bikaba nka bya bindi mwiyobokamana
by'abantu barimo barubaka umunara muremure ngo bashaka kugera ku ijuru, bawita umunara w'i Babeli. Icyo gihe bari Imana batangiye kubaka, igatandukanya ururimi. bari baravuze ko bazawubaka bakagera ku Mana, kuko babonaga bamaze kugira ubuhangange ndetse n'ubushobozi bwo kubaka iminara miremire. Baravuga bati ariko se niba Imana iri mu ijuru, kuki tutazamura uyu munara tukayigeraho tukanayivugisha? Barubaka bageze ku birometero n'ibirometero bajya hejuru. Icyabaye, Imana igiye kubereka ububasha bwayo, yahise itandukanya indimi. Wajya ubwira umuntu ngo zana itafari akazana umwiko, wamubwira ngo zana umucanga akazana umwiko, wamubwira uti mpiryo buye ahubwo akari gukubita mu mutwe, birangira kumvikana zitaye urunyana. Ni ikibazo cya communication. Na bariya rero kubera urumva coordination iratandukanye, usanga communication no kugira ngo ureme cya kintu kimwe gihuriweho bigorana bikananirana. So u Rwanda rero nk'ingabo z'igihugu kandi zifite n'amateka meza mu kubungabunga no kugarura amahoro hirya no hino, bagiye muri Mozambique bafite reputation nziza muri Centrafrica. Ni u Rwanda rwohereza ingabo mu bundi butumwa bwa Loni hirya no hino, hakaba n'amasezerano byo twakita military bilateral agreement hagati y'ibihugu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. U Rwanda rero iyo reputation yabo niyo yabasunitse cyangwa se yabafashije mu kubona ko bishoboka, kandi u Rwanda rukaba runihariye cyane mu bikorwa nk'ibi byo kurwanya iterabwoba. Ari nacyo Mozambique yavugaga iti twagira igisirikare, twagira bije nini, ariko ntago dufite abahanga mu guhangana n'aba bantu b'abaterabwoba. Nyamara igisirikare cy'u Rwanda RDF kikaba kizwi ko kuri iyo ngingo bari mu ba mbere. So hakozwe ayo mahitamo, igisirikare cy'u Rwanda kijya hariya. Ikindi wenda ngira ngo mvugeho, urabona ko Union European, njya mvuga ko nayo iri mu bucakara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imaze igihe mu by'ukuri isa nkaho ukuboko yagiye itanga mu bihugu bigiye bitandukanye no mu butumwa butandukanye isa nk'iguhina, kubera ko Union European nayo iri ku gitutu cyo kubaka ubushobozi. Yenda imbaraga za Union European turazigeraho mu kanya. Kuri icyo gitutu wari umaze gukomozaho, naringize ngo nshinga agati kuri ibyo ngibyo wari umaze kuvuga, ku cyatuma byibuze nako kukiri gutuma RDF ishobora gusabwa byimbitse kuba yaguma hariya, cyangwa se n'icyo bashobora guhomba. Izo ni ingaruka yenda zishobora gutuma iyo impamvu biri kuvuga ko yahagarika inkunga zayo kuri RDF. Urabizi ko ubu butumwa buzarangira ejo bundi mu kwa gatanu, harabura ukwezi kumwe gusa muri Mozambique. Ariko nituvuga imbaraga za RDF muri Mozambique, ikizarangira ntago ari ubutumwa, ikizarangira ni inkunga izahagarara yego yageneraga bura butumwa bwa RDF, kuko bwagombaga kuva. Impamvu nayo nkomeje kuri Union European ni niba ubyibuka, ni ubutumwa bugomba kuva muri 2021 bukagera muri bukamara imyaka 4. Ubwo buzarangira ejo bundi muri uyu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatanu. Nicyo navuze ko ubwo butumwa, kandi iyo yamaze kwiprokarama ko izabuhagarika, impamvu izabuhagarika yenda nizo wari ugiye kugarukaho. Icyo nashaka kuvuga, impamvu RDF kuko aricyo n'inkomojeho ari ingenzi muri Mozambique, nuko nangaho ko tukarengaho muri iyi myaka 5 RDF n'ingabo za Mozambique bari gushimirwa bikomeye ko byibuze babashije kugarura deep inside. Niba ari icyo gucyo gusa n'impamvu nari nkonetse Union European n'ubundi byari kugaruka ku iyo ngingo ya performance. Ntabwo nagiye kuvuga ku byerekeye impact, nabyo turi bugarukeho ku bijyanye na operation kuri field. Nyuma kugirirwa icyizere, ingabo z'u Rwanda zihageze zakoze ibikorwa bakoze. Zihageze rero n'ubundi nava ko performance yubajije abaturage, hari akabodarigado n'igihugu nyirizina nka Mozambique, Maputo, ivuga ko rwose birenze uko babitekerezaga. Baravuga bati byageze aho ingabo za SADC zikurayo. Babizi ko nabyo byateje polemique. Ingabo za SADC byarazinaniye, ni gute ingabo z'igihugu kimwe ziza ziga overperforming izindi ngabo bihugu birenga bingaye bihari, nabyo bitera ikibazo. Birasa n'ibyabaye icyatekerezwaga, birasa n'ibyabaye nko kugira ishyari, bakavuga bati agahugu gato nk'u Rwanda kanafite n'ubukungu buhambaye, ni gute gashobora overflowinga ibihugu birimo Afurika y'Epfo bifite zirambaraga, ibindi bihugu byose biri muri Angola bafite umutungo kamere ukomeye cyane, bubatse igisirikare mu myaka myinshi, nta bibazo nk'ibyo u Rwanda bahuye nabyo. Ni gute ushobora kutubwira ngo iki gisirikare ngo nicyo kibashije gukora ibyananiye ibi bihugu byose? Nyakubahwa Benob ayoboye Namibia yarasinziriye,
yapfuye mu mwaka ushize niba atari na 24 niba mbyibuka oya neza, yitabye Imana, yitabye ahubwo Imana. Imana imuhe amahoro n'imigisha jya Yego, ubivuga mu buryo yego. bwacyo. Abura gusinzira si kimwe buriya, Aya eh, usinziriye burya aba yanakanguka. aba yanakanguka. Ariko uwapfuye ntabwo agaruka. Yaryamye ku kuboko kw'abagabo rero. Abyibura niba ushaka kubiha inyito Yego, isukuye. yego, isukuye. Yego. Twikomereze. So, igeze kubivugaho, urabizi ko ni umuntu mu by'ukuri wari straight. Aravuga ati iki cyabaye hariya reka tubone ni ishyari mu by'ukuri. Muri hariya muhamaze imyaka n'imyaniko. Still turajya kumva tukumva ngo icyaro muri Cabo Delgado cyangwa se mu yindi ntara ya Pereira abantu bishwe kandi muhafite ingabo. So kuva RDF ihagereye izo case nk'izo zaracitse. Ahubwo leta yongera kugira control kuri bya bice inakira administration. Kuri ubu tuvugana ubutegetsi bwa Maputo nibwo buri kugenzura ziriya ntara, bafite abayobozi bahashinze ba gavana bamenye n'abandi batandukanye. Sadek igihe hari byarananiranye. Ibyo byose rero noneho kuri FIR navuga ko u Rwanda cyangwa igisirikare cy'u Rwanda cyabikoze mu gihe gito ugereranije n'icyo bari barateguye kandi ibintu bijya ku murongo. Nshimangira ibyo wari uvuze, twe dushobora kubivuga nkatwe nk'abanyamakuru bari gusesengura dutera imetero dushingiye ku byavuzwe, ku byanditswe ndetse n'amakuru abantu bagenda bakurura. Ariko hano hari umusirikare nabonye witwa Musamari yahoze mu gisirikare cya Kenya, yatanze ubuhamya ku bitangazamakuru mpuzamahanga, nawe ashimangira nk'ibyo wari uvuze impamvu abona ingabo za RDF igisirikare cy'u Rwanda ari ingenzi hariya muri Mozambique. Mu magambo ye yavuze ati ingabo z'u Rwanda zifite ubunararibonye mu guhangana n'udutsiko nk'utwiterabwoba, turimo udutsiko nk'udutsiko turi mu twiterabwoba. Akomoza kuri misiyo ya AMISOM, izi ni ingabo z'umuryango nyafurika nyine zari ziri muri Somalia. Avuga ko ahangaha u Rwanda rwari ruzirimo rwashoboye guhangana na Al-Shabaab kandi ku buryo bwuzuye. Ngira ngo ikibazo cya Somalia imyaka yatambutse nacyo cyaravuzwe cyane. Uyu mugabo Musamari nanone yavuze ati muri Mozambique icyabaye nuko ibi byihebe byitirira idini ya Kisilamu byari byaramenesheje ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage, ndetse yewe binabuza gutunganya gaze ibizwi nka liquefied natural gas LNG yatunganywaga na Total Energy. Iyi ni ya gaze biri muri form y'ibisukika. Iri gutwarwa imeze nk'amazi. Yego. Noneho yagera kuri ibikiri liquide batarayitransforma ngo ibe gaze nyine, ikaba gaze bisanzwe. Ubwo ni nk'uko batunganya n'ubundi icyo twita amabuye y'agaciro peteroli. Peteroli buriya nayo igira etape nyinshi, umva no kuri gaze bashobora kuba bayikora etape ya mbere nayo itaba yoroshye, fata gaze bakayikora mu buryo bwa liquide, yajya kuba final ikaba yahinduka gaze iyi dukoresha nyine tubona ikoreshwa mu bintu byinshi. Uyu mugabo rero akavuga ko mu bantu bose hano muri Afurika cyose mu bindi bisirikare byose RDF niyo yabashije kurwanya utwo dutsiko dufite umuco mubi wo guca abantu ibihanga, kwangiza umutekano ndetse no kubangamira ibikorwa by'iterambere muri rusange. Ibyo ngibyo rero RDF ikaba yarabishimiwe ndetse ikanabishimirwa na European Union, yari igamije gusapotinga ibikorwa bifasha Afurika gukomeza kuzamuka mu iterambere no kurinda umutekano. Gusa biza kurangira European Union ivuze ngo ntabwo turi mu mwanya mwiza wo gukomeza gutera inkunga ibikorwa nk'ibi ngibi, nubwo ibona ko ari byiza. Abantu baribaza habaye iki? Nuko RDF yafatiwe ibihano, nuko byagenze biti. Ngira ngo niko rugiye gukomozaho, ahubwo hita ugaruka noneho buriya EU kuki iyo yafashe icyemezo wa mugani cyo guhagarika umukoro yari yihaye ntawe uyibwirije, kandi n'ubundi bya bikorwa yabonaga ko ari ingirakamaro. Ariko abantu babimenye neza, European Union nayo ngo inyamaswa ihagaze ku gakanu. Ihagaze ku gakanu kubera ko nahoze mbivuga nabo mu buryo bwa security bari dependent, bishingikije kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba waranabibonye mu minsi ishize Trump yababwiye ko NATO cyangwa se n'ibihugu by'Uburayi byinshi nibitamufasha gufungura umuhoro wa Hormuz, yahise ababwira ko hazaza habo rwose hari mu kaga. Kubera ko nyine barabizi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata zino systeme z'ubwirinzi Third Patriot zo zirinze ibirere bitandukanye ibihugu by'Uburayi. Amerika ifite ingabo zirenga 100,000 mu Burayi. Amerika ifite ibihugu nka 4 cyangwa 5 bikije intwaro kirimbuzi birimo Ubuholandi, Ubutaliyani ndetse na Belgique. Ikindi gihugu sindi kukibuka neza.
ibyo bihugu bifite intwaro zikirimbuzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika babikije. Mm. So, mu buryo bwaguye Amerika niyo isa nkaho icunze umutekano w'Uburayi. Uburayi rero bumaze igihe buri muri faze ngira ngo ni campaign Macron ari kugenda akorana n'abategetsi batandukanye. Ubona ko mu bwami bw'Abongereza biragoye ko minisitiri w'intebe yashobora kumara imyaka 3 Ubwongereza nabwo bigoye. Ni umushinga yawukoranye na Boris Johnson biranga, kwa na Rishi Sunak biranga, ubu ari kumwe na Keir Starmer bari kugerageza kuwukora. Ubudage nabwo chancelier Olaf Scholz bari barabyumvikanye bari kubikora. Ubu hariho chancelier mushya mu Budage, ariko igihe hari nuko Ubudage, Ubufaransa n'ubwami bw'Abongereza birashaka kubaka ubushobozi by'umutekano na mu Burayi, kandi bari kubona ko Amerika ibyo byose bituma Union Européenne cyane kugenda barekura kire nabibakangisha. Byatumye Union Européenne igerageza gukura ukuboko. Byahereye muri AMISOM mu myaka urabyo 2022 AMISOM Union Européenne yaramaze gukuramo inkunga muri Somalia yagenaga burabutumwa yabwikuyemo kugira ngo nayo irebe ko yakubaka ubushobozi bwayo. Iri kugenda igabanya imbaraga yatakazaga impande n'impande kugira ngo yongere yiyubake. Hano muri Mozambique, frankly speaking, hari ishoramari rinini inafitiye umumaro Union Européenne. Kubera iki? Iyi Total Energy umenye ko gaze n'ibikomoka kuri petrol y'Abafaransa bijya kugaburira Uburayi. Cyo ni cyambere. Bivuze ko Mozambique bagomba kuyihoza y'ijisho Uburayi nta mutungo kamere bagira. Bivuze ko ingufu habe gaze ibikomoka kuri petrol babishingira nyine ibiri kuva hanze y'Uburayi. Mozambique rero nk'ahantu hari ayo mariba ya gaze na petrol menshi. Total Energy yahashize niba yituze ishoramari rya miliyari 20 z'amadolari. Aba ari amafaranga menshi. So Union Européenne rero gutanga ari amafaranga nubwo ari impuhwe, bo baprofisiyemo. Mozambique ijyanye amasezerano n'u Rwanda bageze hariya bagiye kubungabunga umutekano birakunze. Nabo nk'abantu batekereza ko baravuga bati ese kuki aba bantu bafashe ngo umutekano abantu dufite ishoramari tutabafasha mu kuborohereza mu bikorwa bya hato na hato. Bemera miliyoni 20 z'amayero za buri myaka 2. Ubu twadusoje fazi ya 2 aragiye kujya fazi ya 3. Ingabo z'u Rwanda zo ziracyari mu butumwa bwazo muri Mozambique, ntabwo tuzi ngo ubutumwa buzarangira gihe ki. So Union Européenne niba aho hantu yakuraga inyungu iyo gaze na petrol bijye kugaburira ibihugu byo mu Burayi, bahagaritse iryo shoramari, u Rwanda narwo ku rundi ruhande rukaba ruvuga ruti nibura ku kigero runaka ibikorwa by'iterabwoba twarabihashije ariko ntago byarangiye. Umenye ko urugamba rw'iterabwoba ruhoraho. Iki kintu ugomba kukizirikana. Yego, urugamba rw'iterabwoba n'urugamba ruhoraho. So niba rero bavuga batari ku rugero runaka nibura amashuri yarongera akora, amavuriro, ibikorwa remezo, abaturage bagaruka mu ngo, hari icyo twakoze kigaragara. So niba rero ibikorwa u Rwanda ruri gukora bitari recognized, simbona impamvu nyamukuru. Uretse none ko ntekereza ko ntago misiyo y'u Rwanda yakwiye gushingira cyane kuri dukore mu nshimi, reka dukore badushime. Ari nacyo wenda bushize twavugagaho, ndavuga ni wenda umwanzuro ushobora kuba ufatiye kure cyane mu kuba u Rwanda rutaba recognized, kuko simamya ko u Rwanda rukora kugira cyangwa se ingabo z'u Rwanda zikora kugira ngo zirebwe cyangwa se zikomerwa amashyi. nacyo wakivugaho, ariko no ku rundi ruhande nabyo biba bikenewe, kuko ubu ntago ari ubutumwa ujya gukora kugira ngo wunguke, ahubwo wanemeye no gutakaza, yewe bikagera no gutakaza ku buzima bwawe. Niba nibuka neza, ngira ngo hari abasirikare ba RDF bagera nko kuri 7 bamaze gutakariza ubuzima muri ubu butumwa. Ntago ari ikintu cyoroshye ku buryo ushobora kujya hariya hari umutima mwiza wajyanye wo kongera kugarurira abaturage ubuzima. Urabizi neza umuntu uhungabanya umutekano w'abaturage ku kigero cyo kubambura ubuzima mu Rwanda, icyo ntabwo tuyakihanganira. Iriya mpamvu Minister Nduhungire yatangaje yuko u Rwanda rutaba recognized, wayifashe nk'impamvu nkuru muzishobora kuba zatuma u Rwanda rukuringa muri Mozambique. Most of time ushobora gusanga impamvu nayo ishobora kwitwa impamvu nkuru, nuko abungukira mu kazi RDF ikora nibo bagaruka u Rwanda. Buriya rero birababaza, ushobora kubona ibyibuze warinze abaturage bamaze kubona icyo ushoboye, babonye icyo waprovidinze, wirukanye ya mitwe yitwaje intwaro, bya byihebura byirukanye, ariko kandi inyungu iri kuza ntabwo ari wowe uri gusavinga, ahubwo wowe uri gukora sacrifice, uri gutanga ubuzima bwawe. Aho ngaho tutabeshyanye, twese turi abantu. Ushobora kubona ibyo uri gukora nabo biri kungura, ahubwo bashaka kukugaragaza nk'ikibazo. Icyiza nuko warotira. Buriya mu kuvuga kuriya kwa Minister
foreign affairs Nduhungirehe ni ukwereka European Union ko ariyo yungukiraga cyane mu bikorwa RDF yakoraga, ariko Mozambique izi agaciro ka RDF, nayo niyo mpamvu yakomeje kuzamura ibiganza ivuga iti mwoka byaramwe ntitwifuza ko RDF yarangiza ubutumwa bwayo muri iki gihugu kuko tuzi icyo ishoboye imbere y'undi uwo ari we wese. Niyo ngo Mozambique biriya ni nko kwibutsa uwo wagiye gutera inkunga atabona atangiye gutengamara, ahubwo akajya guha amaboko no gukomera amashyi abatarigeze bamutekerezaho. Rero RDF ntabwo iri buze kuvuga ngo ni nshimwe, ariko kandi biba ngombwa ko umugabo afata n'icyemezo kugira ngo agaragarize ko babandi bumvaga hari icyo uri kubungura, kuko buriya abanyaburayi buriya defo bagira bashobora kuguha uduhumbi 20. Urabizi ko inkuru zatambutse mbere zavugaga ko utu miliyoni 20 tw'amayero ari agatonyanga mu nyanja, kucyo RDF kuvuga Madame Yolande Macron, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yari yavuze ko u Rwanda nibura ugereranije na European itanga rusabwa inshuro 10. Niba batanga miliyoni 20, ubuzima bw'umusirikare wa RDF wagwa mwabira biteye wamwishyura ngahe? Wamwishyura ngahe? Buriya nicyo baba bavuga. Rero ushobora kwicara ukavuga uti twabafashije byibuze twe turishimira ko hari ubuzima bw'abaturage twarokoye, ariko se nanone aba bantu ko batangiye kungukira ku buryo bwo hejuru mu bikorwa byacu twakoze, harimo n'izindi ngaruka abantu batekerezaga bakavuga bati ibi byihebe bigendera ku mahame akarishye cyane ya Kisilamu bigira ikintu cyitwa inzika, kuko nabyo byaganiriwe abantu bavuga bati no gukora ama operation kamikaze kwihorera ku Rwanda, bakavuga bati mwaje kubangamira ibikorwa byacu muri Mozambique, natwe tuzatera intambwe twambuke ibishoboka byose ariko tuba twizeye ko inkiko z'igihugu zirinzwe ndetse n'abari mu gisata cy'umutekano babikora neza. Ahubwo icyo kurebaho noneho sasa igihugu nka Mozambique gikomeje kwifuza cyangwa se kigaragaza ko cyifuza ko ingabo z'u Rwanda zakomeza kugira uruhare mu bikorwa. Ni Mozambique mu by'ukuri yiteguye kubona ingabo z'u Rwanda zigenda kubera za mpamvu zombi twagarutseho, cyangwa se ni Mozambique ishobora gufata initiative yo kuziba cyacyuho kuko nacyo kirakenewe, ukurikije uko Madame Yolande Macron na Minister Nduhungirehe babivuze. Ayo mafaranga nubwo ari make ariko nayo yarakenewe, si na make cyane, miliyoni 20 z'amayero. Ni Mozambique ubona afata iyo initiative, cyangwa se ni Mozambique yakemera kubona igisirikare cy'u Rwanda gikuramo akacyo garenge? Ikintu nakunze nuko Son Excellence Philippe Nyusi kuva yakaapproaching u Rwanda akarusaba inkunga yo kujya kumufasha kurwanya bino byihebe byarakomeje, ariko na mugenzi we wamusubiriye Daniel Chapo nawe yakomeje kubona agaciro ka RDF kuba iri muri Mozambique. Uyu mugabo nahoze nkubwira wabaye mu gisirikare cya Kenya, Musamari, yakomeje ashimangira ko byibuze Mozambique irabona agaciro ka RDF mu gihugu cyayo. Hano nabonye mu byanditswe navuze usibye u Rwanda, Portugal, igihugu nyine cyakoze gikoloniza Mozambique, ndetse na Amerika bisanzwe bifite abasirikare muri Mozambique batoza ingabo zo kurwanya ziriya nyeshyamba. Barazitoje ariko nta cyagezweho. Na Afurika y'Epfo umuturanyi ukomeye wa Mozambique, gusa yo yanakomeje guhatira Mozambique ko yakoresha ingabo za SADC aho gukoresha u Rwanda. Kugeza ubu ngubu amateka ya Mozambique ngo aragaragaza ko ababashije kuyunamuraho inyundo y'ibyihebe ari RDF. Nongo kuva ku butegetsi bwa Philippe Nyusi kugera ku bwa Daniel Chapo uyoboye ubu ngubu, bose babona ko agaciro ka RDF ari ntagereranywa kugeza aka kanya. Bakabishingira ku kuba nubwo hari abaje bagatoza ingabo za Mozambique, ntabwo Mozambique yigeze ugira ubushobozi bwo gukontorora ibice byose ndetse no guha abaturage bayo umutekano wuzuye nk'uko bimeze ubu ngubu bafatanya na RDF. Buriya mu magambo make nko bashatse kumvisha ko igisirikare cya Mozambique hari n'ubunararibonye kigira kuri RDF kuba bazi ukuri rero, ariko nanone bakaba bakiri mu biganza by'abagashaka buhake nabo batagomba kubarekura. Buryo wakoronejwe warakoronejwe. Ni hahandi rero usanga Mozambique byibuze kuba yicara ikarikogonizing ibikorwa bya RDF mu gihugu cyabo. Semuge nanjye nakubwira ko ibyo bihagije kuba RDF yavuga ati okay, bwo mutangiye kutubana nka threat, reka twigendere, mwe mugumane ibyanyu, n'ubundi ntacyo twungukaga ahubwo twatakazaga imbaraga n'ubuzima bwacu kugira ngo abaturage byibuze bagire agaciro. Basi mu myaka inishize RDF
izashimirwa n'abaturage ba Cabo Delgado na Musimbo da Praia ko byibuze bahawe umutekano, ubuvuzi wenda ikintu ndetse yego n'umutekano abantu bakwiye kumara usesuye. baraguciye mu ijambo. Uyu mwanzuro wa Union Europeenne uje mu gihe hari inkubiri cyangwa se inkubi, ndaza kumva jogorora n'inkubiri bivuge gutyo, n'inkubiri y'ibihano bikomeje gufatirwa igisirikare cy'u Rwanda ndetse na bamwe mu bayobozi bakuru. Ibiheruka bya vuba aha n'ibyo departement ishinzwe umutekano muri Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abasirikare na bakuru bacyo RDF Barakamuganga. Niba bibuka neza uko Bloomberg yanditse ivuga ko, kuko niyo yatangaje bwa mbere ko ifite ayo makuru ko inkunga Union Europeenne yageneraga u Rwanda muri Mozambique igiye guhagarara, baravuze bati ibi turi gucungira hafi ibihano biherutse gufatirwa igisirikare cy'u Rwanda. Ari nayo mpamvu abantu bahise bahuza ibyamakuru. Nese Union Europeenne ishobora kugwa mu mutego wo kwitwa ko iri gufasha abantu cyangwa se iri gufasha igisirikare cy'igihugu cyagabye igitero mu kindi gihugu. Kwibuga ry'ukuri nicyo tuhabereye, wari wanabigarutseho, aya makuru atandukanye no kuri guhari, wari wamaze kubivuga. European Union iri kugenda ikusanya imbaraga zayo ndetse ifite n'inshingano muri aka kanya zo gusobanurira abaturage bayo, ese muzakoresha izihe mbaraga, muzabigenza gute mu gihe Amerika yaba imaze gukura imbaraga zayo yari isanzwe ifite mu mutekano wacu. Ubwo ndavuga nk'umuturage wa European Union. Kugeza ubu ngubu bitandukanye n'ibyo bihano bya Leta z'Ubumwe za Amerika, kuko Amerika yafatiye RDF ibihano, ni nabyo bihano iri gufatira European Union, kubera wari wabikomojeho byose bafite hari partnership ikomeye. Donc ari ubumwe bw'Uburayi, ari ibihugu bindi bimwe na bimwe bya Afurika, wabonaga ko kudipendinga kuri Leta z'Ubumwe za Amerika bikiri ku rwego rwo hejuru cyane. Amerika irasa naho yatandaraje, yatangiye gukoresha za mbaraga zayo nk'uburyo bwo kwicisha urushishi inyundo, ku buryo biri kugenda bigira ingaruka ku bariye bayo. Ndetse ku butegetsi bwa Donald Trump yari pronounce avuga ko umwana wahekwaga agiye gutangira kwigenza. European Union muri ubwo buryo wakomeje ku butumwa bwa AMISOM bwaterwaga inkunga na European Union, ngo bwarahagaze, ndetse ivuga ko iri kugenda ikura imbaraga zose yanyanyagezaga hafi hirya no hino, nubwo zari zifite umumaro mu gukomeza kubaka imbaraga mu bukungu bwa European Union, ariko hatangiye strategy nshya yo kwimenya. Fata ibihano byafatiwe RDF n'ibihano byafatiwe European Union nk'ibihano bimwe, ahubwo bituma buri ruhande ari RDF gutangira kwimenya. Kuko niyo mpamvu n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolande Makoro ashobora kuvuga ati ni inkunga ihoraho nihagarara turagarura imbaraga zacu, ko natwe dukeneye kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. European Union nani nk'ibyo byabibayeho. Mu by'ukuri niba turi kubona waduteraga inkunga yihagaritse, natwe turahagarika abo twaziteraga, natwe twubaka imbaraga zacu. RDF rero ubyumve mu buryo bwo kuvuga ngo gukura ingabo muri Cabo Delgado n'ubusabe bwa Mozambique kuba bwahagarara nta kindi, nuko abatubwiraga ko bafite inyungu cyangwa se bashishikajwe n'umutekano w'abaturage ba Afurika n'ibibazo by'umutekano muke muri Afurika batangiye kutwereka noneho ko bitakibashishikaje. Ubwo biraza kugenda gute? Buri ruhande rurimenya, ahubwo buri ruhande nurumara kwimenya, Mozambique izaza gusaba ubufasha u Rwanda idashingiye kundi uwo ari we wese uzaza gutera inkunga ubwo bufasha, ahubwo izaza nka Mozambique, Afurika y'Epfo ize nka Afurika y'Epfo, Kongo ize nka Kongo, ahubwo habeho noneho ubufatanye bwa Afurika, bw'abanyafurika, bw'ibihugu bya Afurika, kurenza uko twajyaga gukora igikorwa we wagiye kugikorerwa ukajya gukomanga amahanga ngo abari yaza gutabara, kandi bitari binakenewe yenda ku ruhande rumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nkaba mbibona rero muri uwo mujyo abantu batekerezaga ko ari ibihano byafatiwe RDF. RDF yafatiwe ibihano nibyo, ariko n'ibindi bihugu by'ibihangange, bavuga ku Bufaransa, bavuga ku Budage, bavuga ku Bwongereza, NATO yose nayo iri mu kaga kuko Amerika birasa naho yayicukije. Mu biganiro byacu byabanje niwe waza uvuga uti Amerika yasabye ibihugu bya NATO kuyitabara nk'uko ngo nabo yabatabaye mu bikorwa byo gutera inkunga Ukraine. Ibyo biba bishatse, biba bifite icyo bivuze, bivuze ngo umwana wahekwaga agiye gutangira kwigenza. Sero imyitwarire ya Leta z'Ubumwe za Amerika turi kubona aka kanya, wibyitirira ahandi, ahubwo wowe utarafatirwa ibihano ngira ngo nawe biragutegereje. Niba hari icyo wakoraga kuri Leta z'Ubumwe za Amerika igowe ubu ngubu n'amafaranga akomeye iri gutakaza, niba drone imwe ya miliyoni 200
z'amadolari iri kuraswa na drone y'ibihumbi 20 by'idolari. Urumva icyo bivuze? Waba ufite ubukungu bwinshi ariko nanone kubutakaza hari icyo uri gutakaza kinini. Kongera kubwubaka rero nuko imbaraga wanyanyagizaga byaranatangiye, za USAID zarahagaze, byinshi byarahagaze. Utangire witegure kurenza uko washinga agati no kushungera mugenzi wawe w'u Rwanda mu gisirikare cyayo rwa RDF ngo bafatiwe ibihano, nyamara nawe nimba hari aho wakuraga wari wakutangire wimenye aho buri wese no gucunga izamu rye. Niko ndi kubona icyerekezo cy'isi dutuye mu buryo bw'umutekano dushingiye ku myitwarire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashoje intambara kuri Iran bafatikanyije na Israel. Bwana Semugeshi, nibyo bikomejeho Joseph, ni icyo in European bivuze nako kandi yubayeho deja hari imvugo y'icyongereza ivuga ngo gerageza ugendere ku kuguru kwawe gucumbagira, ariko wirinde gusiga ikimenyetso cy'uko wigeze kwifashisha urutugu rw'umuntu uwo ari we wese. So nicyo Africa dusabwa dukeneye. Nibyo amaguru yacu nagakomeye, dufite ibikomere ariko dusindagira, ariko irinde kwihengekereza ku rutugu rw'uwo ari we wese, kuko niko bigenda. Birumvikana shingira uraba dependent ku muntu, ejo nagenda uraza kugwa. Iyo wavunitse muganga agatangira kukwigisha kugenda, etape ya mbere ni uko ufatanya nimba ugatangira kugenda ushindagira. Ariko icyo biba bivuze ni uko uko ukandagira gakeya ucumbagira muri metero 50 ziri imbere, imbaraga watangiranye se zaba ugifite muri metero 50, nuko ngo uri kugenda ukomeza kwa kuguru kwawe. Biragatabwa rero kumva ko hari aho wishingikirije, aho gukumva ko ariho uzahora wishingikirije iteka. Uri kwanga kwiga gukomeza amaguru yawe. Twige gukomeza amaguru yacu, tugere kure, birakunda. Naho ubundi mission ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado ni mission nziza, kandi yageze ku musaruro wayo, biri mu buhamya bw'abaturage muri Mozambique muri rusange, ndetse uzanabona n'abatari muri Mozambique n'ahandi hose uvuze igisirikare cy'u Rwanda RDF, ubona ko mu by'ukuri mu makomantere ku masosiyoloziyo n'ahandi bakoma amashyi. Kwibuga ry'ukuri turagushimiye Bwana Semugeshi, ndagushimiye. Urakoze cyane Joseph. Dukomeze tubane namwe mu bindi biganiro. Iki ni ikiganiro kivugirwamo amakuru n'ukuri kwayo, kuyasesengura ndetse no kubwira icyo upfana nayo, cyane cyane twibanda hano muri discipline zitandukanye mu Rwanda rwacu. Wakigiraho ibitekerezo, wakigiramo uruhare, nta kindi no kujya kwibuga Global Prime, ubundi ukajya ubana natwe igihe n'igihe mu makuru ndetse n'amakuru ku bukomere n'ubworohe bwayo. Gusa amakuru ahora akomeye. Ndagushimiye. Urakoze cyane Joseph.